Muraho neza bakunzi namwe inshuti za Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Uyu munsi nyemerera turebere hamwe ibintu bitanu byangiza umugongo buhoro buhoro, abantu benshi ntabwo babizi, kimwe nuko harimo ababizi ariko bakabyirengagiza. Ese wababara umugongo wawe ukavuga uti biraza kwikiza? Ikibabaje nuko hari ibintu abantu bakora buri munsi ariko buhoro buhoro bikaba ari byo bigenda byangiza umugongo batabizi. Hari abicara nabi bari ku kazi, hari abaryama nabi, hari abakoresha telefone amasaha menshi bunamye, nyuma y'igihe bakisanga umugongo waba utangiye kubabara. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu byangiza umugongo buhoro buhoro ndetse n'icyo wakora kugira ngo ubyirinde ndetse ubihagarike uyu munsi. Reka dutangire. Niba ari ubwa mbere dukurikiye, ubuke gukanda subscribe no gufungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Niba kandi wari usanzwe udukurikira, ndagushimira cyane kuba wahisemo gukurikira Physio Rwanda kugira ngo umenye byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima ndetse n'uburyo umuntu yakwirinda ububabare akaba yanabukira ndetse akagira n'uburyo bwo kumera neza mu buzima bwiwe. Twihuse, ikintu cya mbere mu byangiza umugongo buhoro buhoro burya ni ukumara igihe kirekire wicaye cyangwa se kumara iminota myinshi wicaye udahaguruka, kandi nabwo ukaba wicaye mu buryo butari bwiza. Iki ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane binugarije abantu muri iki gihe. Iyo umuntu burya amaze amasaha menshi yicaye, haba mu biro, haba ku ishuri cyangwa se areba muri telefone, ibi ngibi bituma imikaya yo ku mugongo isa niruha, bityo amagufwa n'ingingo bikaremererwa. Ikibazo rero ntabwo navuga ko ari ukwicara gusa, ahubwo ikibazo ni ukumara igihe kinini utari kunyeganyeza umugongo wawe, utanyeganyeza umubiri wawe, kandi nyamara umubiri waragenewe kunyeganyezwa ndetse ukanagenda. Niyo mpamvu bavuga ngo umuntu iyo amaze umwanya munini yicaye ahantu hamwe atanyeganyega cyangwa se atabuja, ashobora guhuriramo n'ibyo bibazo bitandukanye, cyane cyane kuba yarwara umugongo. Niba rero akazi kawe kagusaba kwicara, birashoboka ko waba wicara muri office cyangwa se ukorera n'ahandi hantu, gerageza guhaguruka nibura iminota 30 ugende akanya gato. Birumvikana ko niba iminota 30 ishize ushobora guhaguruka ukagenda gato, nubwo wagenda iminota 3 cyangwa 4 ukongera ukagaruka ukicara ugakomeza akazi kawe, icyo gihe biba byiza. Niba uri kureba filime mu rugo, niba wicaye ahandi hantu, wirindira ngo amasaha 3 ashire ubone guhaguruka, ahubwo biba byiza nibura nyuma y'iminota 30 cyangwa se mbere yayo ubashije kugerageza ugahaguruka ukagendamo gato, ukagaruka ukicara kugira ngo ubashe kuba warinda umugongo wawe. Ikintu cyiza ku mwanya wa kabiri burya ni ugukoresha telefone wunamye. Ibi nabyo bitera umugongo cyane. Muri iki gihe abantu benshi bamara amasaha menshi bari kureba kuri telefone. Burya umutwe wawe uhora wunamye, ijosi ryawe ndetse n'umugongo wawe bigirwaho uburemere cyangwa se bigashyirwaho igitutu nyuma y'amezi cyangwa se imyaka, bikaba bishobora gutuma utangira kubabara ijosi, kubabara umugongo cyangwa se kumva ibitugu byawe bitangiye kuremererwa. Gerageza rero kuzamura telefone ku rwego rw'amaso, aho rwose ushobora kuyirebamo ariko utayunamyemo. Ibyo biragufasha cyane. Ikindi kintu kiza ku mwanya wa gatatu mu gutuma umuntu ashobora mu by'ukuri kuba yakwangirika umugongo ariko abantu bakaba bakirengagiza, wenda abandi batanakizi, burya ni ukuba umuntu adakora imyitozo ngororamubiri, icyo bita physical exercise. Burya umubiri waremewe kugenda, ntabwo umubiri waremewe kuba ahantu hamwe utamuvinga. Burya iyo umuntu adakora imyitozo, ibi ngibi bituma imikaya isanzwe ifasha umugongo kuba wamera neza igira intege nkeya. Ibi ngibi rero bituma umugongo udashobora kwihanganira imirimo ya buri munsi. Ibi rero bikaba byatuma ugira ubwo burwayi bw'umugongo. Kandi icyo nshaka kukubwira, ntabwo bisaba kujya muri gym buri munsi cyangwa se kuvuga ngo urakora imyitozo idasanzwe buri munsi kugira ngo ubashe kurinda umugongo wawe, ahubwo no kugenda n'amaguru nibura iminota 30 cyangwa se gukora imyitozo igorora umubiri yoroheje bishobora kugufasha cyane ndetse bikakurindira n'umugongo.
Birashoboka ko waba uri kureba iyi video mu by'ukuri umugongo wawe waramaze kwangirika. Niba waramaze kwangirika n'ubundi ushobora gukosora ibi ngibi byose ndi kuvuga ukawurinda gukomeza kwangirika kurushaho, cyane ko bishobora no kuba byagufasha ukaba wagaruka mu murongo. Ikindi kintu cya kane nacyo kiza mu gutuma by'umwihariko abantu bangirika umugongo ku kigero cyo hejuru ariko bikaza buhoro buhoro, no guterura ibintu nabi. Burya abantu benshi iyo bagiye guterura ikintu kiremereye usanga bahita bunamisha umugongo. Ibi ni ibintu bibi cyane, ibi bishobora gukomeretsa imitsi, imikaya cyangwa se izindi ngingo z'umugongo. Uburyo bwiza rero burya buba ari ugupfukama cyangwa se icyo nakwita gusutama, squatting mu rurimi rw'icyongereza, bityo ugakoresha amaguru yawe mu guterura aho gukoresha umugongo gusa. Ibi ngibi bituma ikintu uteruye kikorohera kandi mu by'ukuri ukarinda umugongo wawe ntube wanawangiza cyangwa se ngo ube wawuvuna. Ikindi kintu kiza ku mwanya wa gatanu burya ni ikijyanye no kwirengagiza ububabare. Iyi ni imwe mu mpamvu zikomeye zituma abantu bakomeza kugenda bangirika umugongo buhoro buhoro. Hari abantu bumva ububabare bw'umugongo ariko bakavuga bati ibi ndumva bitarenze cyane ndabyihanganira, mu kanya wenda kumva buranagiye. Nibyo, ariko iyo ububabare bukomeza bugenda buza ejo bukagaruka iminsi myinshi igatambuka, ibi ngibi biba ari byiza ko ugomba gutugisha inama umuhanga cyangwa se umuganga wabyigiye kugira ngo abashe kuba yagufasha. By'umwihariko ushobora kuba ufite ubwo bubabare ariko bukaba ari ububabare bugera no mu maguru, ugasanga ni ububabare butuma n'amaguru yawe atangira kunanirwa, cyangwa se ugasanga nyine ni ububabare bukabije cyane bukubangamira ku mugongo. Iki gihe kiba ari igihe cyiza cyo guhita ujya kwivuza kugira ngo babashe kuba bagufasha. Ngana ku musozo rero nshuti za Physio Rwanda, navuga ko nk'ibintu bitanu twabonye by'ingenzi umuntu agomba kwitwararikaho ni ukwirinda nibura kwicara igihe kirekire, iminota 30 yashira ugahaguruka ukamuvinga nubwo wagenda n'umunota umwe cyangwa ibiri, ukagaruka ukicara. Icyo gihe umubiri uba waruhutse ndetse na ya mikaya n'imitsi y'umubiri byose bikabasha gukora neza. Ikindi nanone ni ukwirinda gukoresha telefone wunamye cyane, ahubwo ukagerageza gushyira telefone ku kigero cy'amaso kugira ngo utunamishe ijosi ryawe, kuko bishobora kugutera uko kubara umugongo cyangwa se bikaba byanagutera n'umutwe udakira, uwo bita cervicogenic headache. Ndetse nanone ikindi kintu cyo kwitwararika ni ukugerageza ugakora imyitozo isanzwe yoroheje, atari ya myitozo yo kwinaniza yo kwivuna ngo usange bagiye muri gym buri munsi, usange wirirwa wirukanka buri munsi. At least kugenda iminota 30 ku munsi, icyo gihe umubiri wawe umera neza. Ikindi kintu nanone twabonye ni ukurinda guterura ibintu nabi, ukagerageza guterura ibintu nibura wunamye cyangwa se usutamye kandi ubyiyegereje kugira ngo utavuna umugongo wawe. Ikindi kintu ari nacyo cya nyuma ni ukurinda kwirengagiza ububabare. Ububabare buza nk'ikimenyetso, niba ububabare buje ufatirane ujye kwivuza hakiri kare kugira ngo nibura babashe kuba bagufasha, kuko nyuma hari igihe bikomera cyane ukaba wagira ikibazo cy'umugongo bikaba byanagutera paralize, ugasanga amaguru yawe yose ntakora, cyangwa se bitewe n'aho umugongo wawe wangirikiye ugasanga ubaye paralize, amaboko, amaguru byose nta na kimwe kiri gukora, bivuye mu kuba warirengagije bwa bubabare bwa mbere wumvise, bigakomeza kugenda bikura rero kubera ko utigeze ubyitaho ujye kwivuza. Umugongo rero ni ikintu cy'ibanze umuntu aba agomba kwitaho akaburinda mu buryo bwose bushoboka. Niba ushaka kurinda umugongo wawe, tangira uhindura utuntu duto ukora buri munsi wibwira yuko tworoheje. Umugongo mwiza ugufasha gukora, ukagufasha kugenda ndetse ukagufasha no kubaho neza. Niba iyi video bigufashije, kanda like, ukande subscribe kuri Physio Rwanda kandi uyisangize inshuti n'umuryango wawe kugira ngo nabo ibashe kuba yabafasha. Utwandikire muri comment uti ngewe mbona ikintu gikunze gutuma abantu barwara umugongo ari iki ngiki, cyangwa se nawe uvuga uti ikintu mbona gishobora kuba cyaranteye umugongo cyane ni iki ngiki. Ibyo byose bigenda bidufasha kugenda tumenya ibitekerezo byanyu, ese muriyumva mute, ni biki mwifuza yuko twabakorera kugira ngo no mu zindi video zacu zitandukanye tujye tubasha gukora ingingo zirasa ku ntego ku byo muba mushaka gusobanukirwa umunsi ku munsi.